Yes, reka twongere tubahe ikaze mwese abakurikiye Semugeshi Damascene. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza, Uwiteka akomeje kubahira muri byose. Ndabizi ko abanyarwanda mwese cyangwa se abatuye isi bakunda bano bahanzikazi ari bo Vestina na Dorcas. Ndabizi ko mwari mutegerezanyije amatsiko kubona Vestina na Dorcas bari mu kiganiro bari kumwe na Irene barimo kudusobanurira byose uko byagenze, kuko ndabizi ko mwumvise byinshi, mwumvise amakuru atandukanye, ngaho ngo Vestina ngo agiye gutandukana n'umugabo, ngaho ngo yapostinze kuri Instagram ye, mu kandi kanya bata Instagram ye ngo yibwe, mu kandi kanya tubona uje avuga ngo hari abamwiyitirira nyamara atari bo, tuza kubona na Irene nawe hari ibyo agenda atangaza, araza akavuga ati twebwe biriya mubona ntabwo ari puranka nk'uko bamwe babyibwira. Hari abarimo kuvuga bati iyi nkuru yakozwe kugira ngo batwikire iriya ndirimbo yitwa Usisite benda gushyira hanze, bakavuga Irene akaza ababwira ati hoya, ese murumva twaba turimo gutwikira indirimbo ko muzi ko kuva twahera kuri Nahawe Ijambo ari indirimbo zagiye zirebwa mu buryo butandukanye, kandi nanone ngo ntabwo najya gukora puranka mu kinyarwanda kandi indirimbo tugiye no gusohora ari indirimbo iri mu ndimi z'amahanga. Ese koko ibyo byose murimo kubyumva mukabihuriza mute? Bakunzi ba Semugeshi Damascene, turaje ngo tubakure mu rujijo, muve mu bintu byo kugenda murungabangaba, kuko akenshi uzasanga abantu bagiye bababwira inkuru, bagiye bababwira ngo twumvise ko, biravugwa ko, twabonye ko, nyamara nta n'umwe wigeze atambuka ngo agende agere kuri nyir'ubwite, agere kuri Vestina cyangwa se agere kuri Idirisa cyangwa se wenda agere kuri Empire cyangwa se kuri Murindahabi Irene, wenda ngo amusobanurire ibintu byose uko byagenze. Ese wowe ntufite amatsiko yo kumenya ibi bintu byose uko bimeze nuko mapu y'iyi nkuru imeze? Rero reka tudatinze tubyinjiremo muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo nubwo hagiye havugwa inkuru nyinshi zitandukanye, ndetse ejo bundi bahamagaye Murindahabi Irene ariwe manager w'aba bakobwa bombi, cyangwa se w'uyu mudamu Vestina n'umukobwa murumuna we Dorcas. Ni ukuvuga ngo bari mu kiganiro baramubajije bati ese kubera iki uva hanze muri Canada wagarukanye na Dorcas mwenyine, Vestina mukamusigayo? Nyine ibi nabyo hari ukuntu yabisubije, yaravuze ati njyewe ubundi mu ndege nta mategeko avuga ko abantu bajyanye bagomba kugarukana, birashoboka ko umwe yajya muri gahunda ze kuko ni ubuzima buri prive, ndetse yanze no kwinjira mu buzima bwite bwa Vestina. Aravuga ati ubundi Vestina hari ubuzima bwe bwo mu muziki, aribwo bwo mu kazi, n'ubuzima bwe prive cyangwa se ubuzima bwe bwite. Rero nta mpamvu yo kugira ngo amuvugire, ahubwo we ubwe azaza yivugire. Ndabizi rero ko nubwo wenda Murindahabi Irene yavuze ngo ntabwo ari puranka bakoze, kandi koko birashoboka ko atari puranka. Rero burya byanze bikunze iriya ndirimbo mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari ukuntu yatwikiwe. Ati bimeze bite? Yaravuze ati njyewe nari kwishyira hanze ariko mbaye nyiretse. Ariko byanze bikunze abakunzi ba Vestina na Dorcas mwabashije kumva zino nkuru zose zagiye zivugwa, iyi ndirimbo byanze bikunze murayitegerezanyije amatsiko, kuko turayitegereje. Umunsi ya uploadinze ngira ngo izahita igira na miliyoni zirenga 5 ku munsi. Ati kubera iki? Iyi ni indirimbo itegerezanyijwe amatsiko, ni indirimbo abantu bitezemo ibintu byinshi, kuko murebye ukuntu Yebo yakunzwe, kandi noneho niyo Bosco ejo bundi mu kiganiro arimo kuganira n'itangazamakuru yaravuze ati mwabonye Yebo murayikunda, ariko iyi ndirimbo Usisite yo izaba iri ku rundi rwego. Rero aka kantu niyo Bosco yacometsemo akavuga gutya, ni ibintu bikomeye. Ndetse niyo Bosco yanavuze ku bintu bya Vestina na Idirisa, aravuga ati izi nkuru uko murimo kuzibona, njyewe nivuganiye na Idirisa umugabo wa Vestina, turaganira, nyine ambwira ko izi nkuru zishyushye cyane muri social media atari ko zishyushye iwabo mu rugo. Ngira ngo murabyumva neza. Aravuze ati uko abantu babishyuhije hano ntago ariko bishyushye. Ubwo rero amakuru nyirizina cyangwa se inkuru nyirizina ntekereza ko nta wundi ugomba kuyibagezaho mukayizera 100%, n'uyu muhanzikazi dukunda Ishimwe Vestina. Rero nk'uko abantu benshi bategerezanyije amatsiko kubona ikiganiro cy'aba bombi barimo kuza badusobanurira byose uko byagenze, ndagira ngo nimba nawe ubikeneye wandika hasi muri comment ati ni ukuri turabakeneye, nimuze mudusobanurire byose uko byagenze. Kandi ndabizi ko iyi video ishobora kubageraho, kuko nizeye ko izarebwa cyane n'abantu benshi, kuko iyi ni inkuru iri gutrendinga. Rero
Vestina Dorukasi MIA cyangwa se Murindahabi Irene, rwose nimubona iyi video muzadukorere video muze mudusobanurire byinshi, kuko hari benshi bifuza kumenya byinshi, gusa nyine ni uburenganzira bwa nyiri ubwite. Vestina ashobora kuza akagira icyo adutangariza cyangwa se akanabyihorera cyangwa se akaza akanaturirimbira, nabyo nta kibazo, ariko uyu muntu arakenewe imbere ya kamera kuko hari ibintu byinshi numva abantu bashobora kumubaza, kandi nawe afite ukuntu yagenda abasubiza maze abantu bamwe bakava mu rujijo. Gusa reka mbabwire, iri zina Vestina ni izina navuga ngo ni izina ry'umugisha mu gihugu cy'u Rwanda. Ati kubera iki? Nyine ryagiye rigaburira benshi, kuko akantu kenshi kabaye kuri we cyangwa se akantu kose kabaye, abandi kabarandika, abavuga bakavuga, abajya kuri YouTube bagatera amakamera bagakora ibiganiro bagasesengura, n'utazi gusesengura agasesengura, mbese buri muntu wese ahita avuga ati kabisa inkuru yabonetse. kandi koko muzanarebe wenda no mu Rwanda ikintu kizakwereka ko n'amatangazo buriya yose atangwa y'akazi, mwari muzi ko buriya aba tureba. Ni ukuvuga ngo itangazo rigitangira bavuga bati wenda dukeneye deje runaka, cyangwa se dukeneye diregiteri w'ikigo runaka, cyangwa se dukeneye umwarimu runaka, cyangwa se dukeneye umuntu runaka. Ririya tangazo muzitegeze burya ritangira buri wese rimureba, waba utarize waba warize, buri wese riba rimureba, kuko baratangira bati dukeneye umukozi ahantu runaka, ariko agomba kuba yujuje ibi bintu bikurikira. Bati icya mbere, kuba ari umunyarwanda. Kuba ari umunyarwanda, buri munyarwanda wese yisangamo, ukumva rwose nawe ako kazi wakabona. Bagahita bavuga bati icya kabiri, kuba yararangije kaminuza. Icyo gihe iyo batangiye gushyiraho kondisiyo, benshi bagenda bisezerera kuri ako kazi bataranagasaba. Ubwo nyine hahita hasigara abize kaminuza, ubwo babandi batize abagize gute bose bakaba baciyeho. Bagatangira bati ariko kuba icya gatatu, kuba afite uburambe wenda bw'imyaka 3 mu kazi. Ubwo icyo gihe n'abandi bize kaminuza abenshi muri bo barisezerera, hagasigara abafite uburambe bw'imyaka 3 mu kazi. Bagahita bavuga tenda icya kane, kandi kuba afite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa kategori B. Iyo bavuze gutyo, noneho babandi barangije kaminuza banafite uburambe mu kazi, nabo benshi bahita batangira kwisezerera kuko badafite iyo kategori B. Noneho bagakomeza kuri kondisiyo zose, hagazasigara wa wundi wumva ko abyujuje byombi. Rero no muri ubu buzima tuvuze tuti uyu manager w'aba bakobwa ni umuhanga cyane, ni umuhanga mu bahanga. Ati kubera iki? Urebye ibintu byose bagiye banyuranamo n'aba bahanzikazi, ariko ukabona ukuntu urwego bariho cyangwa ukuntu bahagaze neza, uhita uvuga ati byanze bikunze iyi management yabo iri hejuru cyane. Kuko reba ahantu yabakuye, bari i Musanze tutanabazi, baraza bararirimba baramenyekana. Ngira ngo kuri ubu urwego bariho ntabwo ari urwego rwavuga ngo ni urwego national, ahubwo ni urwego international, kuko n'ibihugu byo hanze n'abantu benshi mbese babaye abahanzi barenze umupaka. Ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo kwa kundi ubura umuhanzi bakaba bati ni umuhanzi wo ku itorero ry'iwacu ararimba neza mu rusengero turamwemera. Oya, byavuye ku itorero, biva ku karere, biva ku ntara, biva ku gihugu, ahubwo byabaye ku isi. N'abahanzi nyine bamaze kugera ku rwego ruri hejuru cyane, babandi basohora video igahita irebwa na miliyoni zirenga, mu gihe wowe wenda urimo no gusohora video wumva nawe ukomeye, ariko ugasanga views 15 zawe nk'izo tugenda tubona. Ariko reka tuvuge tuti Uwiteka akomeze kubagurira imbago, akomeze kubashyigikira, ibyo banyuramo byose, ibyo bavugwaho byose, icya mbere ni uko Imana yaba ibishimira, bo baharanire kureba ko amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi icy'ingenzi ni uko buri wese yazagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi, maze uko tuzaba twivuga imyato, imyanya myiza tuyimye, turi mu ijuru turirimba indirimbo z'abanesheje, Vestina, Dorukasi, Irene n'abandi mwese mukunda kudukurikira, tuzabasange muri ubwo bwami bw'ijuru, cyangwa se tuzahurireyo turirimbane mu gitaramo cy'abera, mu gitaramo cy'abanesheje, tuvuga tuti Uwiteka ashimwe kuko yadushoboje kunesha isi, Satani ndetse n'umubiri. Murakoze rero, ndabakunda. Nimba uri mushyashya ukaba utarakora subscribe, kora subscribe, kandi nimba utegereje kuzabona ikiganiro cya Vestina na Dorukasi ndetse na Irene bari kudusobanurira byose akantu ku kandi, ndetse banatwereka imishinga yabo badutegurira, ntekereza ko wakwandika hasi muri comment ukanakanda like ukabitwereka, nabo nibabibona ndabizi ko bazashyira mu byifuzo cyangwa se bazashyira mu ngiro ibyifuzo by'abakunzi babo by'ababakurikira, mu izina rya Yesu Kristo. Amena, amena,
amena burundu kandi ndabakunda mbifuriza amahoro n'imigisha ishya n'ihirwe muri byose. This is Semugeshi Damascene ubakunda kandi ubahoza ku mutima.